Rero bakunze Samuzoti mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza, mbibutso kanda subscribe, like, share na comment yokoze kubona amakuru ku gihe. Rero Kigali abana babiri bapfuye umwembe, umwe hasigaye ubuzima. Abana babiri biga ku ishuri ribanza rya Ngara Ipingara barwaniye mu ishuri, umwe bimuviramo gupfa. Abo bana uko bari babiri b'imyaka 12 y'amavuko bigaga kuri icyo kigo giherereye mu mudugudu wa Birembo, akagari Kangara mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Ubwo bari mu masaha y'ikiruhuko cya mbere ya saa sita ku wa mbere tariki 28 Ukwakira 2024 barwaniye mu ishuri bapfa umwembe, umwe muri bo yitura hasi ananirwa guhaguruka. Mu kugerageza kuhamukura ngo bamujyane kwa muganga basanga yamaze gushiramo umwuka. Ni amakuru yemejwe n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Nirenganya Emma Claudine agira ati abo bana bari ku ishuri mu masaha yo gukina. Umwe muri bo yari yazanye umwembe yawubitse mu gikapu cye, mugenzi we yawukuyemo, nyirawo akimubona amukubita urushyi, undi we nawe mu kugerageza kwirwanaho amukubita ingumi ebyiri, bikimubaho yitura hasi ananirwa guhaguruka. Abana bakimubona bihutiye gutabaza abarimu, bamugeraho bamuryamisha ahantu, bahita bahamagara imbangukiragutabara ngo imujyane kwa muganga. Mu kumugeraho barebye basanga yamaze gushiramo umwuka. Ubu ngubu dutegereje iperereza rya RIB riza kujyanirana no gufata ibipimo harebwa niba ko urupfu rw'umwana rufitanye isano n'izo ngumi yakubiswe cyangwa se niba hari ubundi burwayi yari afite. Abasanzwe bazi uwo mwana bavuga ko nta bundi burwayi yajyaga arwara. Emma Claudine Nirenganya ahamagarira ababyeyi kujya babanza kugenzura ko ibyo abana babo bajyana ku ishuri ari ibiba byemewe. Ati ko kwirinda kujyana ibintu bitemewe ku ishuri birinda ko habaho amakimbirane yo kuba bagira ibyo abana barwanira. Ibigo by'amashuri nabyo ni ngombwa ko bajya baba hafi y'abana bagakurikiranira hafi ibyo baba bahugiyemo, yaba mu gihe cy'amasomo n'igihe bari mu kiruhuko, kugira ngo n'igihe hagize abagirana ikibazo gikemurwe hakiri kare. Amakuru y'urupfu rw'uwo mwana akimara kumenyekana, umurambo wahise ujyanwa kwa muganga ngo ukorerwe isuzuma. Rero iyi ngiyi akaba ari inkuru mbi yumvikanye mu kigo, aho abana babiri barwanye bapfa umwembe, umwe akaba yahasiga ubuzima bitewe n'ayo makimbirane no kujyana ibintu bitemewe mu kigo. Rero ababyeyi bakwiye kujya babanza kureba abana babo ko bajyanye ibintu bitemewe ku kigo kugira ngo bababuze, ari byo bitera amakimbirane bikaba byateye n'urupfu rw'uyu mwana. Kandi n'abarimu nabo bakwiye kujya bashyiramo ingufu mu kureba ko nta bintu abanyeshuri bajyanye ku ishuri bitemewe, kuko niho havuye inkomoko yo kuba uno mwana yakwitaba Imana. Rero n'uyu munyeshuri witabye Imana tumwifuriza iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Rero ngaka kankunyageza cyo Samuzoti, mbibutso kanda subscribe, like, share na comment yokoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.